Reka tubashimire mwebwe mwese mudahwema kudukurikirana umunsi ku wundi. Iyi ni Ikaze TV Rwanda. Niyonzima Claude niwe muvugana, kuri kamera hari Prince. Tubanze dusuhuze buri umwe wese rero udukurikiranye kuri iyi channel ya Ikaze TV Rwanda, wowe uri mu Rwanda, wowe uri mu bihugu bitandukanye bya diaspora, ibihugu bitandukanye bya East Africa, Abarundi, Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda, Southern Sudan, abadukurikirana muri Congo namwe nabo twabibagirwa. Iyo ni East Africa. Hanyuma dukurikizeho ibihugu byo muri Afrika, namwe mudukurikirana, dukurikiza ibihugu bya Europe mu Burayi, Ubwongereza, Canada, Amerika, Australia, namwe nabo twabibagirwa. Ibihugu byo mu Barabu, namwe muhabwe umugisha w'Imana. Tunejejwe rero no kugaruka imbere zanyu kugira ngo tubasuhuze, tubaramutse, hanyuma bamwe tubabwire ngo mwiriwe, abandi tubabwire ngo umugoroba mwiza, abandi tubabwire ngo igitondo cyiza, bitewe n'igihe uri bubonere iki kiganiro, uri bugifungurire. Aho rero niho tuje tuvuga tuti reka dusuhuze buri muntu uwo ari we wese udukurikiranye ku Ikaze TV Rwanda. Yego, hano rero tuje gusubiza bimwe muri komanteri zanyu mwanditse. Komanteri zanyu mwanditse tubasubize. Uwitwa Chantal wari wabivuze ejo bundi ngo ikiguzi cyose bizagusaba uzagikora pe, kandi rero urabona ko ugeze ku ntego, wirinze no gusubiza wa mugore wakwihaye. Tera imbere Pastor Claude. Abo undarasubiza ngo user abo baturage wagiye kubatera ubwoba, urabihererana ngo bakuvuge neza, ariko Imana yo irakuzi. Uyu nawe, uyu no mu context, urumva uyu no mwopoza, ni byiza nabyo, ariko ubwo abo basaza umaze igihe utabasura, none ujyanyweyo n'amatiku. Reka mbabwire rero, umwe ni data wacu, undi ni umuturanyi wo kwa data wacu cyangwa se kwa mukecuru wanjye. None se mubwirwa n'iki yuko maze igihe ntajyayo? Kubera yuko ubundi sasi bwo bwa mbere mubonye natwaye kamera, nsanzwe jyayo na kamera ntanayifite. Ahubwo nagira ngo mbereke bamwe hari abanyurwa n'ibyo abantu bababeshya baba bavuze, abandi bakanyurwa n'amagambo adashinga tashoboye kubyina, ariko je navuze ngo reka noneho mbatemo mubashe kureba, mubashe kumva bugingo Yohana, muze bugingo Yohana. Hanyuma n'umusaza ubutambutse w'umuturanyi aremewe. Ukuri nk'ubu ushobora kubabwira ngo abo babivuga, wababwira ngo nibaze tumanukane tugende twese mu modoka imwe, cyangwa bagende mbasangeyo, cyangwa ngende baze bansangeyo, bashobora kutakwemerera, kubera yuko nzi neza yuko nta kintu waha umuntu ngo akuvuge neza. Nta muntu tujya impaka nawe ku muryango wanjye. Umuntu wese afite uburenganzira bwe. Reka nanababwire iki kintu, bamwe mu bavuga amagambo bakagira n'ibiki byose. Umuntu yarampamagaye arambwira ati Pastor, aturaho umuvandimwe wanjye mwene wacu nti cyane, atuzi ko umwe muri bariya bantu duturanye na papa we na mama we. Atuzi ko uriya muntu ise duturanye urugo ku rundi neza. Uwo ni umuvandimwe wanjye, nawe ni umuvandimwe wanjye wo kwa data wacu. Atuye mu karere ka Gisagara, umurenge wa Mamba. Bavandimwe,
hanyuma ntabwo ngewe nkunda cyanshishikaza uko uru muryango umusaza w'umuntu umubyeyi w'umuntu ntabwo bari kuri iyi mihanda nta mpamvu n'imwe reka nsubize n'aba babivuga uyu ni umuvandimwe wanjye ariko wabimbwiye uturanye nabo umuvandimwe wanjye uturanye nabo arambwira ati ngwino unsure nk'umuvandimwe wawe hanyuma nkwicazanye na se unamugurira akantu ndamubwira nti ntabwo nabikora nagusura bisanzwe ariko ntabwo nagusura kubera impamvu z'umuntu runaka kuko yavuze avuze ibitavugika hari uburyo yabibazwamo ariko ntabwo byatuma njya gufata umuryango w'umuntu ngo njye kuwushakisha ahubwo n'ibiramambo mu minsi yashize nayo yanavuyeyo kubera rero yuko uyu muvandimwe wanjye atari bwabone uyu muntu ajya hariya avuga ngo data ariho yagize gutya ntabyo yamenye ntiyaranabizi ariko mbabwiza ukuri utekereze ingo eshanu zikikuje ababyeyi bawe muri izo ngo eshanu harimo n'urw'abavandimwe banjye baturanye n'iwanyu u Rwanda ni rutoya kandi isi abantu baravuga ngo isi yaraze ariko isi ni ntoya isi wagira ngo ugenda yegerana kugira ngo umenye ko izo enewo nzizi zose kugira ngo mbikubwire mu Bukorota mpagira imirima y'umuceri wabyumvise mbikubwire kugira ngo wumve neza mbikubwire neza mu Bukorota hagati ya Ntyazo ni umurenge wa Ntyazo iri mu karere ka Nyanza manuke gato muri Kagina uzamuka Ubukorota ugende ugera hano gasantere ukate gutya ugende hanyuma hariya ni ahantu uzi cyane Imusha santere ya Mamba ku biro by'umurenge wa Mamba nushaka ujya hakurya hopitali ku bitaro bya Gakoma nushaka ugire gutya ugende mu ibuye rya Gakoma Ikabumbwe hafi n'amazi y'uruzi ureba hakurya ku Ntega na Marangara ku Mugendo nushaka uturuke mu Ibandagure naho hari inzira inyura Igikonko igakomeza ikagenda wanyura wanyura ariko waba ugiye kunyura hirya cyane ukuntu hanyuma ukomeze wambuke wowe hita wiyumvamo ko iwanyu mpazi kandi umuvandimwe wanjye mushiki wanjye yarahashatse nihatuye memu hari na data wacu utuye mu ibuye rya Gakoma hari n'abandi batuye Ikabumbwe urahazi Imamba rero aho ngaho iwanyu ndahazi ibi mbabwira ntabwo ngenza kuvuga ibintu biri aho gutyo gusa ngo umuntu ngo gutyo gusa reka ntabwo ari byo abantu tujye tuvuga ibintu twagezeho tuzi neza dufite gihamya twiboneye n'amaso yacu Filipo na Natanayeli bari mu rugendo bagenda Filipo yabwiye Natanayeli aramubwira ati
Natanayeli ati uw'abahanuzi bahanuye abanditsi bakamwandika wamubonye Yesu w'i Nazareti. Natanayeli ati ariko se wowe urambwira i Nazareti? Nazareti hari icyiza cyahaturuka? Bati Nazareti nta kizima kibayo, i Nazareti nta bintu bizima bihaba. Hanyuma Filipo aramubwira ati nyamara kandi ibyo nkubwira by'i Nazareti, nyamara kandi jyewe ndabizi neza. Hanyuma Yesu Kristo abwira Natanayeli aramubwira ati Natanayeli, Filipo atarakunyereka ataranakumbwira, jye nari namaze kukureba no kukwitegereza. Filipo atarakunsobanurira, Filipo atarakumbwira, jyeweho nari namaze kukureba no kukwitegereza ku uriwe. Nuko ndashaka no kubwira umuntu, narababwiye ngo imbaraga byansaba zose, ubushobozi byansaba bwose, urugendo byansaba byose rwose, ubwo haba harimo kurya no kunywa, haba harimo esanse, haba harimo ibiki byose, nabigeraho. Amafaranga abarimo abakenewe nabigeraho, kandi mu butabera bwiza, mu buryo bwiza. Ariko kandi ntabwo ntawanyibye imodoka, ntawanyibye moto, ntawe tugabana umurima w'isambu hanyuma ngo abe yarawutwaye cyangwa abe yarawurengereye cyane ngo bari hatuye njye kumushakayo. Ariko kandi igihe biri ngombwa, byaba ngombwa, ndakumenyesheje kugira ngo umenye ko Claude iwanyu arahazi. Naciye amarenga, wa mugabo wa musore we, naciye amarenga wa musore we. Wa musore we, oya ni umugabo, si umugabo buriya, ntabwo ari umusore, ni umugabo. Ni umugore gabo. Aya ntabwo mbizi. Rero kwirinda ugategereza byemeza ngo umutware, niko abantu bavuga. Ndagira ngo mbabwire ngo rero si byiza ko wivanga mu bitakureba. Umuvandimwe iyo akize abavandimwe ararama agenda gutya mu kirere, ararama agenda gutya, ntabwo ajyana ibitutsi, ntabwo ajyana amacakubiri, ntajyana ivangura, ntajyana iki, ntajyana ibintu by'iki, ibintu nk'ibyo. Bivuze iki rero? Bivuze ngo iyo umuntu yangaje ikipe y'umupira mu kibuga, aba agomba kwisimamira uburenganzira bw'iyo kipe yose, n'uburyo ibitsindo bizavamo, gutsindwa kuzavamo, buri kimwe cyose arakireba akatitegereza. Rero ndagira mbabwire ngo nakumenyeshaga wa mugabo we wiha Claude, kiwanyu Claude ahazi, mu karere ka Gisagara, kayobowe na Meya Rutaburingoga Jerome. Iwanyu ni mu cyahoze ari komine Muyaga, kuko Gisagara yizwe n'amakomine, n'icyara amakomine menshi presi. Hari komine, hari cyahoze ari komine Gikonko, hari cyahoze ari komine Ndora, hari cyahoze ari komine Ishyanda. Urumva ndakubwiza ukuri, hari agapande k'imyerekeroho, hari cyahoze ari komine Nyaruhengeri, hari cyahoze ari komine Muyaga, hari cyahoze ari komine Kibayi, hari cyahoze ari komine Kigembe, hari cyahoze ari komine Nyakizu, hari igipande nacyo kiriho cya Nyakizu. Wacyumvise? Iyo ni Gisagara gusa tukivuga, wacyumvise? Hanyuma rero bivuze iki? Ariko uwo nguwo we ari mu cyari komine Muyaga, iwabo ni mu cyari komine Muyaga. Wabyumvise neza? None ikiri kimenyetso, ntabwo yahavukiye. Oya, gahunda yanyuze mu bwato yambuka, bataye mu gutaha bwari ubwato. Wabyumvise? Ni gahunda. Hanyuma ariko ni bya bindi nyine umuntu avuga ati uko byasa kose umuryango ubamo abantu batandukanye.
kuba mu muryango habamo abantu beza, hakabamo abantu bafite ibibazo, hakabamo abanywi, hakabamo abarokore, hakabamo abahinzi, hakabamo abacuruzi, hakabamo abakarani, hakabamo umuryango, mbese mu yandi magambo umuryango ugira byinshi. Wabyumvise? Hanyuma ikindi, hafi y'iwabo ibi bitaro bya Gakoma nabikoreshejeho isuku. Urumva? Umwaka w'ibihumbi 2011 ni muri nyine ndi gahunda. Urumva afiteho famiye n'ibitaro bya Gakoma nabikoreshejeho isuku. Ni ahantu hibera ababikira cyane, abamasera. Urumva? Noneho rero kugira ngo byumvikane neza, nari mafite umusore twabanaga, hari umusore twakundanagayo w'inshuti yanjye, yari inshuti yanjye magara ntusige, ariko icyabiteye yari yarafashe ku ishapure avuga yuko atazatatira Bikira Mariya. Urumva? Urumva? Ku buryo iwabo baranyemeraga bikaze. Ubwo iyo tuvuze gutyo yari gahunda kwa systeme kwaje igakoma ku bitaro bya Gakoma muri Muyaga, mu Bukorota, Imusha, Bukorota, Mamba, hakurya Ikabumbwe, mu Bukorota, mu Ibuye rya Gakoma, igakoma ukanerekeza ukagenda hirya. So urumva ni gahunda tekinike. Urumva? Gahunda rero uyu muntu reka hari n'umuvandimwe nahamagara nkamubwira ntihariya hahandi hitwa ngo iki, agahita avuga ati kwaje, ariko irijwi sinshaka ko ryumvikanamo. Kuko uyu mugabo turimo turabwira, uyu mugabo yahita yumva ijwi kuko yarambwiye ati nanjye arananze. Yampaye nka rero. Urumva? Ati nanjye aranze. Atubaza utegereze gatoya uzamubaze ngo umuntu witwa kanaka uturanye n'iwanyu uramuzi cyane ntabwo umuzi. Urumva? Wa mugabo we rero ukomeza kwiha Pastor Claude aba yakwirinze, aba yanze kugira icyo akubwira rero wowe. Urumva? Urumva aragira kuko urumva inzira zajyayo ndamutse ndujyayo, iyo ngiye ubundi iyo ngiyeyo, iyo tugiyeyo tunyura, urumva ni famiye, iyo tugiye kubasura dushobora nk'ubu ngubu kaburimbo hano, ubu kaburimbo Bugesera, Amayaga, Rwabusoro, Amayaga, Nyamiyaga, imaze kumera neza, ashobora kugenda nkanyura Busoro, Busoro nkagenda nagera Inyamiyaga, nkamanuka munsi y'icyari komine Muyira, nkahita nikubitaho bita mu byapa bya Matara, Ikibirizi, nkambuka aho bita mu Gasasa, hanyuma nkambuka nkazamuka. Ubwo mbageze babaye Ezekeri Kiranuka TV, oya Ezekeri na Gakoma, Ezekeri na Mamba ni gutya tekinike. Hanyuma iyindi nzira nanone umuntu aciye Kigali, Muhanga, Ruhango, Nyanza, Kubigega, Kurariti, aho bita Kurariti, bavuga ngo ni Kurariti ya Rusatira. Iyo ugeze Kurariti umanukamo umuhanda, hari umuhanda ukoze neza, umeze neza, uragenda ukanyura aho bita ku Ruyenzi, kwa Padiri ku Ruyenzi, ukahanyura ukikubitaho bita Kagunga, ku mashuri y'Ikagunga, kuri santere y'Ikagunga, ukagita ugenda ugahita utunguka Intyazo ku isoko. Wagera Intyazo ku isoko ugahita umanuka hepfo y'isoko rya Intyazo, ukamanuka gutya ukikubita hasi mu kabande bahinga imiceri. Umuceri ni igishanga kizamuka cy'umuceri kikagera ahantu bita mu Kiri cya Kagunga, mu Kiri cya Kagunga na Gafumba, ahantu nkaho mu Bukorota, tugaterera Ubukorota. Ubwo wawerekeje aho ngaho, cyangwa se uri nko mwibandagure, uri mwibandagure ugahita wambuka gutyo ukamanuka nk'uwerekeza Gikonko, n'ukata Gikonko ukagenda ukanyura nk'Igikonko ukahita gutyo ukuntu, cyangwa se ukanyura hirya nk'uwerekeza Indora, ibintu nk'ibyo. Aho hose ni inzira yerekeza Imamba. Yego. Hanyuma ariko reka nkubwire ngo jewe ndi mchungaji, mimi ni mchungaji, mimi sitaki ngoja tusubiri kwanza tuone
litaka rotokea ni lipi, turebe ni iki kigenda imbere, ni iki kijya imbere, ibintu nk'ibyo. Hanyuma ikindi buriya naririnze kenshi, nirinze mfite channel ya YouTube Ikaze TV Rwanda. Mu bavuze hari uwavuze yari yarafashe umwana ku ngufu, hanyuma aza gufatwa arafungwa, nyuma yaho aranatoroka, imiryango iza guhura iwabo w'umukobwa n'umuhungu, bamaze guhura bigenze neza, nyuma noneho ahita avaho muri ako gace ajya gutura ahandi. Wabyumvise? Ntiwabyumvise ejo turi mu mayaga? Umuntu watuvuze ibintu nk'ibyo, ariko kwaje tukicecekera. Rero twebwe ntabwo turi imvuzi cyane, buriya twebwe tuvuga watuvuze, kandi ngo ntiyarizi gufata ku gakanu, yarigishijwe mama. Ibyo rero tubabwire ngo twebwe ntabwo dufite umwanya wabyo wo kuvuga ngo umuntu n'uyu byagenze gutya byagenze gutya byagenze gutya. Umuntu umwe yaravuze ngo Barenga Yabo ni umwana w'umunyarwanda. Barenga Yabo rero ni umwana w'umunyarwanda. Reka dutegereze ibindi, ubundi uko biri kose nta kitagira iherezo. Hanyuma rero tubwire abantu batwandikiye, buri umwe wese tusubize komanteri kugira ngo mubone yuko hanyuma rero buri muntu wese turagenda dusubiza buri umwe wese ibibazo bibaza. Abandi hari abavuze ati kote, ese kote mana yanjye, amakote mu maduka ari menshi. So reka babwire ngo ikote ntabwo ari iry'uyu munsi, si iryo mu kiganiro. Ikote umusaza ni kositimu yiwe yifitiye kuva kera, nanjye nkagira izanjye, ntabwo rero ari ubu ngubu. Abarebye video y'ubukwe bwanjye nuko mutitegereje ngo murebe, ntabwo iryo kote uwo musaza ryambaye ubu, kandi mbere yo kumwambika, ahubwo kutamwambika niyo makosa, naho ibindi by'amakote byo ibyo rwose mubyibagirwe, mubyihorere. Umwana yambika umubyeyi nk'uko umubyeyi aba yarambitse umwana. Kuba ari data wacu ntibinkuraho ko ntagira akamaro mukorera. Ibyo byose rero muvuga, n'utari data wacu, n'utari mwene wacu, n'utari iki, nawe ndamwambika mbifitiye ubushobozi. Yego. Hanyuma rero uyu yavuze ati ahubwo yavuze ati aba basaza ni beza pe, bazi no kuganira. Noneho Claude ndabona yatuje ntari gusakuza, maze uzagume gutyo, dore wabaye umugabo mwiza witonze, naho iyo usakuza uba utontoma nk'uwatewe na dayimoni, ntuzabyongere. Ndakubwiza ukuri noneho. Uyu nawe ati gusa babanje kubategura mbere yuko mukora ikiganiro, kuko uwo musaza wambitse ikote ryawe ikiganiro kigitangira ahita avuga ku byerekeye icyakujyanye mutaragera. Nambitse ikote ryanjye se? Aba bose ibyo tuba tuvuga kuri social media barabireba, kandi babana n'abana bafite za social media, bakavuga bati sogoko uti dore nimurebe, bati papa dore nimurebe, ati dore. So social media nta hantu itagera. Mu cyaro umuriro w'amashanyarazi warahageze, nyakubahwa perezida wa repubulika ntacyo atakoze. Muri manda ziwe zose yayoboye, gahunda ni gahunda, umuriro warahageze. Rero ibyo byose muvuga, ibyavuzwe na mama Sharirene, ibyavuzwe n'abantu batandukanye ba Bosco Impaya, komanteri bagiye bakora, ba Jistabo, bande ba Karosi n'abandi, ibyo byose rero reka tubabwire ngo nyamuneka nta mpamvu y'ibyo byose. Hanyuma umwana atabaye hafi y'umubyeyi ni ikibazo, nicyo cyaba ari ikibazo. Ariko umwana ari hafi y'umubyeyi mu bushobozi bwe buke cyangwa bwinshi yaba afite, ibyo nibyo byitwa byiza, kuba hafi y'umubyeyi. Urukwavu iyo rukuze rwonka abana, bamwe baravuga ngo iyo rukuze bararurya, ubundi abandi bakavuga bati iyo urukwavu rukuze rwonka abana. Rero nk'uko umwana aba yarose ababyeyi, n'urukwavu rukuze
niko ruba rugomba konka abana. Tugiye rero dusubize buri umwe wese ku byo yibaza, buri umwe wese ibyo yagiye yibaza. Uyu ati Claude, iyo ushatse kwitonda burya bwose uritonda, warakara ukarakara. Ati gusa icyo tukuziho uca bugufi kandi kubya, ati nta muntu ujya uhohotera kereka uwagutangiye, atari ko uburyo wakoranye ikiganiro n'abasaza uzakomeza iriya mvugo rwose. Nuko uyu ati komedi nk'amatora ya Kagame, akazi nk'aka ko gukina komedi niho FPR yaretse akadirishya, ni FPR yaretse akadirishya. Uyu we ni ikigarasha, uyu sinatinda kuvuga ngo uyu ni ikigarasha, kubera yuko uyu nta bitekerezo afite, abundi abanyabitekerezo batanga ibitekerezo byiza. Hanyuma uyu ati Claude uremewe, murakoze cyane. Ubwo se kandi hari uwongera kubeshya avuga ubwo bugambo, abasaza barabisobanuye kandi ndagukunze, ubafashe neza, barasa neza, nibagabanye abavuga nibagabanye umunwa. Ubwo se bari kumenya ko atari ubwo se uwari kumenya ko atari so ninde, ko abantu biterera mu mata nk'isazi. Abashinzwe kumenya umuryango we n'abadashinzwe kumenya ni umuryango wawe bwite, nibo bonyine bakwiye kumenya umuryango ku wundi, nawe ukamenya umuryango wawe. Nta bandi bakwiye kwinjira mu buzima bw'umuryango wawe. Murakoze cyane aba bose, komantere zanyu, hari abatukanye, hari abatanze ibitekerezo byiza. Mwese reka tubashimire, mbabwire ngo ndabakunda. Mukanya ronyeze gutya mvugana na wa wundi witwa Teddy wasezeranye mu murenge wa Kanombe. Hanyuma amaze gusezerana mu murenge wa Kanombe, umusore agira gutya amuca ruhinga nyuma abivamo. Yaramaze kumusinyira mu murenge wa Kanombe, bari batarakora mariage. Teddy nawe rero ngize gutya turavugana, ndamubaza nti bimeze bite? Ati naragendesheje, atari ko Imana irimo iragenda icinzira ka kadeni karimo karagenda kishyurwa. Rero Imana ishimwe ko imwishyurira, irimo iragenda yishyurira ideni kandi Imana icinzira. Nabonye ku isimbi Teddy waravuze ati n'umugabo ndamushaka. Ahubwo icyo bigusaba rero ubu ni ukujya mu rukiko mukajya gutanga ikirego cya gatanya cya divorce, kubera yuko divorce ni musanga irya tegeko imyaka itararitoye rivuga yuko bizajya bibanza gusaba imyaka 5. Ntabwo byoroshye umuntu amanika gati yicaye akakamanura ahagurutse. Mwese rero reka tubashimire, tubabwire ngo turabakunda, umugisha w'Imana bane namwe muri muntu wese, icyo mushaka ku Mana ikibahe, urukundo rw'Imana rukomeze kubana buri muntu wese. Tubabwire ngo kuri kamera hari press, igihe mureba ni Claude Niyonzima Pastor. Imana ibampera umugisha, turabakunda, bamwe turakumburanye, abandi muhabwe umugisha w'Imana. Showbiz tuyibamo, ariko showbiz tugomba gutandukanya showbiz nibigize ibyaha. So kuvuga ngo umuntu niyapfuye yarapfuye, ibyo bwabyo ni ikibazo gikomeye. Kuvuga ngo hari umuganga wahamagaye Indera akwemerera igitanda cy'umurwayi, nta muganga utanga igitanda cy'umurwayi atarabona. Ibyo byose nabyo rero abantu bajye babisuzuma babirebe rwose. Ndabasabye ntimukajye mu bintu, hari aho dushobora kuvuga rimwe na rimwe abantu bakarengeraho gato, ariko kandi se hari ukurengera ugasimba kurengera no kwica umuntu cyangwa se no kuzura amagufa y'uwapfuye. Urabishoboye nabyo? Ese niba ushoboye kuvuga ushoboye no kuzura amagufa y'uwapfuye akaba umuntu bundi bucyashya? Ibyo bintu rero ntabwo ari byo. Murakoze cyane, reka mbashimire, umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe. Hanyuma ku bya Mama Sharirene, ku bya Claude, ku bya Squimpaya, ku bya Rwema Solution, Rwema ngo yarasezeye yavuye ku mihanda. Ese nawe tugomba kumubaza ngo ninde wamusimbuye kuri iyi mihanda, kubera yuko ntabwo turabimenya. Ariko kandi nabonye wa mudamu Claudine wa Just Media TV yavuze ati rwose mumbabarire zeke ni mumbabarire, ati Mama Sharirene yaranshutse yaranshoye, ati kuba yarafashe amajwi yanjye byarambabaje cyane. Rero Claudine reka nkubwire ngo nanjye ndakubabariye mbikuye ku mutima, kandi nawe bwo wagarutse ukavuga ibyo wavuze ukabivuguruza ukabikubita hasi ukabica amazi atemba.
nanjye rero nkubwiye ngo imbabazi ziruta ibitambo zikabyishima hejuru, ndakubabariye muri iyi content yanjye y'iki kiganiro, nguhaye imbabazi mbikuye ku mutima, kandi nsabe na Mika TV show nawe rwose akwiye kuguha imbabazi, ariko birasaba ngo muzahure we, kuko giye kurwanya uruhande ndi umunyambabazi, Imana yambabariye ibintu byinshi rwose, imbabazi ziruta ibitambo zikabyishima hejuru. Press tubabarire cyangwa tumutemo uriya mukobwa tubana so turakubabariye Justin Media TV, Imana iguha umugisha mwese. Dushimire na Ezekiel wamukoresheje ikiganiro bagikoranye, kandi umugisha w'Imana ukomeze kubana namwe. Muhabwe umugisha rero uze kugarura amajwi ya Mama Shanene n'uriya mudamu muri intro, kugira ngo abantu bumve ese imbabazi ziturutse kuki. Murakoze cyane, ndabashimiye. Yari Claude Niyonzima, kuri kamera ni Press, nakagaruka. Ciao ciao.